Gusenga ni ikintu cyiza cyane mu buzima bwa buri munsi. Gusenga bikingura ijuru. Gusenga bifata isi yo mu ijuru bikayegereza isi yawe, bikayishyira mu buzima bwawe. Ariko gusenga udatekereza ko uzajya mu bwami bw'Imana cyangwa se uzabana n'Imana bwa nyuma, nta kamaro byaba bifite cyane. Wowe kuki usenga? Hari abasenga kugira ngo bazajye mu ijuru mu munezero uhoraho. Hari abasenga kubera gutinya umuriro w'iteka ryose utazima. Hari n'abasenga Imana kubera ibibazo kuko bazi yuko Imana yabaruhura ibyo bibazo cyangwa se ikabaha ubutunzi. Ariko twebwe abizera twese duhuriye ku kintu kimwe, nicyo bita ijuru. Ijuru ni igihembo cy'abakoze neza, bagumye kumvira Imana bakayigandukira. Bamwe bati mu ijuru tuzasangayo abakobwa b'amasugi, tujye turyamana nayo twishime tunezerwe bihoraho. Abandi bati hazaba hariyo imbuto z'akataraboneka ziryoshye, zimwe Adamu na Eva bibujije kubera kwasamira iby'isi bakumva bashaka kurusha Imana ubwenge. Abandi bati hazaba hariyo umuvinyo, divayi n'ibyo kurya biryoshye by'akataraboneka, tuzarya twere kuruha, turye duhage, twijute twishime iteka ryose. Hari n'ibivuga ko mu ijuru huzuye amazahabu, hariyo n'inyanja y'ibirahure, ngo abantu bazajya bagenda bishimye bibona mu birahure, babona amazahabu menshi, ngo kandi ngo ayo bimwe kera bazayabonesha amaso yabo. Ese ibi ni byo koko cyangwa twarabeshywe? Tugiye kurebera hamwe ibintu 9 bitangaje bizaba biri mu ijuru, cyangwa se abantu bazajyayo bazabamo, bazagenderamo, bazabona mu ijuru. Ikaze kuri Healing Word Official. Kora subscribe, share, like, wandike muri comment uti tuzataha. Dukomeze ikiganiro cyacu. Imana ibahe umugisha. Abizera Imana twese tujya dutekereza tukanimagina ahantu hanyuma tuzaba ubwo tuzaba dutabarutse. Tuhagereranya n'aho tubona mu makuru heza, ahantu nyine hafite ubusitani bwiza, hafite view nziza, ahantu h'ubukerarugendo, tukahahuza n'ubwiza nyaburanga buhebuje bwaho twabonye mu isi. Ariko usanga kenshi twaribeshye kuko tubikoresha amarangamutima cyane. Hari n'ubwo twibaza ko tuzabayo duseka gusa, tubyina, turamya, duhimbaza Imana, turongora n'ayo masugi gusa, ariko mu by'ukuri hari igihe wasanga tuba twibeshye. Reka duhuze aya marangamutima yacu na Bibiliya maze tumenye ni ibiki Imana iduhishiye, ni ibiki mu mazu meza Yesu yavuze ko agiye kutwubakira, ni ibiki ahishe muri ubwo buzima bw'ahazaza. Ese tuzabayo gute? Tuzabaho gute? Tuzarya ibiki? Tuzaba mu buhe buzima? Uyu munsi tugiye kurebera ibintu hamwe 9 bizabaho, cyangwa se abantu bazajya mu ijuru bazabaho nibamara kugera mu ijuru. Ikintu cya mbere ni uko mu ijuru ntabwo tuzigera dukumbura ubuzima bwacu bwa kera. Abantu bazajya mu ijuru ntibazakumbura ubuzima bwabo bwa kera babayemo. Icyo ni kimwe cya mbere. Ese ufashe tike y'indege wamara kugenda uzi ko ugiye bakakubwira ngo umwanya wari wafashe ubaye upgraded by first class, wakifuza gusubira muri ya myanya wajya kugendamo ya kera iciriritse, cyangwa wakibagirwa ukavuga ngo uno munsi ngiye muri first class ukinjoyinga? Noneho ibaze ko iyo upgradation cyangwa se ko upgrading iby'ijuru bizaba upgraded by'iteka. Abantu bazavanwa mu isi y'imiruho, isi y'amarira, nibamara kugera mu ijuru ntabwo bazagaruka mu isi ukundi, bazagumayo. Mbega iyo karitsiye nziza ya first class y'ubuzima bwiza izahoraho iteka ryose. Abantu ntabwo bazongera kwibuka imirimo babayemo, bibuke n'ubuzima bwabayemo bwari inzozi mbi kuri bo. Bazahora bumva banezerewe bafite ubuzima bwiza. Mu ijuru rero bazatuzamura mu ntera, tunibagirwe byose twasize inyuma. Ibyo wanyuzemo byose byiza cyangwa bibi ntibizagaruka, nta nubwo bizakubera inzozi mbi wanyuzemo mu buzima bwa kera. Abo wabinyuranyemo ntuzabibuka, ntuzanabashakisha. Tuzabona mu ijuru ibirangaza twifuza bihwanye n'ibyo dushaka, maze tunyurwe tunezerwe, twumve ko aho hantu ariho hanyuma tugomba kubaho. Ubundi buzima bwa kabiri tuzabaho mu ijuru, ntituzigera tuba abamarayika. Mbega mu ijuru ntabwo tuzaba abamarayika. Abantu benshi bajya bibeshya yuko iyo abana bapfuye bahita baba abamarayika, ariko sibyo. Urupfu rwimura umuntu aho yarari, ariko ntirumugira ikindi kintu. Niba upfuye uri Kalisa uzasanga Imana ubane nayo mu ijuru, ariko n'undi uzaba uri Kalisa, ntabwo uzahita uhinduka abamarayika.
Abakorinto ba kabiri dusomye, Abakorinto ba kabiri 5:10 handitse ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari byiza cyangwa ibibi. Bisobanuye ko buri muntu wese azatendinga intebe y'urubanza rw'Imana, azajya mu ijuru gucirwa urubanza, azagenda ari we, azagenda n'izina rye, azagenda n'uko ari. Rero nagera mu ijuru ntabwo azahita ahinduka marayika, ahubwo uzatsinda urubanza, nurangiza ubane n'Imana iteka ryose. Hari ibihembo bigenewe abera bazaba baranesheje ino si, kuko abera bazanesha ino si bazaba bafite imbaraga n'ububasha bwo kuba bafite imbaraga ziri hejuru cyane. Ariko uko byagenda kose ntabwo uzahinduka ikindi kiremwa ngo nuko wavuye mu isi. Rero abantu benshi bagiye beshya ko nitumara ngo Yesu namara kutujyana mu ijuru tuzahita tugenda tugahinduka abamarayika. Oya, ahubwo tuzaba ari twebwe ariko ari abera banesheje isi. Nuriya mu byahishuye nabigaragaza, bisobanuye ko nta n'uwo uzabera marayika, ahubwo uzaba ari wowe nyine wanesheje isi. Ahubwo tuba tumeze nk'abamarayika kuko ntabwo tuba dufite ibyaha, nta nubwo tuba twongera gupfa, tuzabaho by'iteka ryose. Ntituzaba abamarayika, ahubwo tuzabana nabo, tuzabana nabo mu ijuru, tuzabana n'Imana mu ijuru, n'abamarayika bari muri iryo juru. Ubundi buzima bwa gatatu tugomba kuzabaho mu ijuru, cyangwa se uko mu ijuru hazaba hameze, ntabwo tuzigera dukora ibyaha. Abantu bazava mu isi bakajya mu ijuru, cyangwa se abera bazatsinda isi bakajya mu ijuru, ntabwo bazakora ibyaha, ntibazongera gukora ibyaha. Ubundi mu ijuru nta gukora ibyaha kuzabaho, kuko se cyaha Satani azaba yakuweho. Kuko mwizi dukora ibyaha kubera uno mubiri wacu na kamere yacumuye muri Edeni, yashutswe na Satani. Noneho hakabaho hari na Satani n'abamarayika be bashaka kurimbukana natwe, cyangwa bashaka kwereka Imana ko umurimo yatekereje upfuye. Niyo mpamvu iyo umuntu akijijwe agana mu ijuru, akareka ibyaha n'imirimo ya Satani cyangwa n'imirimo ya kamere mibi, akavuga ngo niyambuye ikibi ngiye kujya mu ijuru, biba bisobanuye ko uwo muntu amaze kubwira Satani yuko Imana ikintu yatekereje cyari cyiza cyo kurema umuntu, ikamutekereza ko hari ikintu cyiza yazakora, kandi ko yazaba ikiremwa cy'Imana, akaba umukozi wayo, akaba n'umwana wayo. Rero iyo umuntu avuze ngo njyewe nkurikiye Imana nanze Satani, abakoze igikorwa gikomeye cyo kubwira Satani ngo umurimo Imana yatekereje n'ubundi urakomeje. Rero no mu ijuru nituhagera ntago tuzongera gukora icyaha, ahubwo tuzaba turi abahamya beza yuko umurimo Imana yakoze ari mwiza, yuko Yesu umurimo yakoze wavuyemo umusaruro w'abera bakijijwe, bahindutse bakabana n'Imana. Mbega ntituzibagirwa umurimo Yesu yakoze wo kuducungura, kuko akenshi tuzajya duhora tubona inkovu mu biganza bya Yesu by'imisumari bamukubise ari kudupfira. Buri gihe duhimbaza Imana twibutse umurimo Yesu yagiye adukorera. Ubundi kuba uwera ni ukuba nta cyaha gihari, kandi kuba umukiranutsi ni uguhorana kwera kw'Imana, kandi byombi bizabira aho hantu. Dusomye Abakorinto ba kabiri 5:4 handitse ngo kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe, icyakora nuko dushaka kuyamburwa, ahubwo nuko dushaka kwambikwa ya nzu yindi ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Tukasoma Abakorinto 2:5 handitse ngo kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe, icyakora nuko dushaka kuyamburwa, ahubwo nuko dushaka kwambikwa ya nzu yindi ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Dutinze hano navuze ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Igipfa Bibiliya iravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Bari mu Roma 3:23. Bisobanuye ko niba igipfa ari ibihembo by'ibyaha, igipfa ni mbega no mubiri upfa, cyangwa se ibyaha nibyo bituma dupfa. Ntago hapfa umuntu utari umunyabyaha, kuko impfu abantu benshi batinyuka. Runo rupfu rusanzwe ni urupfu rusanzwe, ariko abantu bararutinya, ariko ntago bagatinya no rupfu, bagatinya urupfu rw'iteka ryose. Yesu yaravuze ngo ntimugatinye undi muntu wese, ntimugatinye umuntu uva amaraso, ntimugatinye umuntu wakwicisha inzara, ntugatinye umuntu ukubwira ibindi bintu byose, ntugatinye ugusebya, ukubwira ko urangiye, ukubwira ko agufite ngo yakurangiriza ubuzima. Arakwishe, ariko nubwo akwishe ubundi bugingo buhoraho uzabubona, ahubwo wasigare yiririra, kuko ibyo akoze ntago azi wahazajya. Urupfu rubi cyane, urupfu rwanditse muri Matayo ruvuga ko umuntu azarimbuka akajya mu muriro utazima, ngo harimo inyo zizahora zimuje
zimujabata, ngo n'inzoka zimujabata, ngo kandi zidapfa iteka ryose, hamwe na sikoropiyo zinjira mu mubiri wawe zikujabata, zikujogorora, kandi zitazigera zipfa iteka ryose. Ibaze urunyo rudapfira mu muriro, ibaze inzoka idapfira mu muriro, bizahora bikujabata, bikurya by'iteka ryose. Rero urumva ko urwo rupfu nirwo rubi, nirwo rukomeye cyane. Rero Pawulo yavuze ngo ahangaha ngo icyo gihe igipfa kizamirwa n'ubugingo. Bivuze ngo icyitwa icyaha cyadukuriraga urupfu mu ijuru ntikizabaho, ntabwo tuzacumura mu ijuru, kuko igipfa kizaba cyamaze kumirwa n'ubugingo, cyariwe n'ubugingo, habayeho ubuzima buhoraho by'iteka ryose, ubuzima bw'ibyishimo bw'amahoro butarimo urupfu, butarimo ibyaha. Icya kane, ubuzima bwa kane tugomba kubaho mu ijuru, we will have work to do. Tuzaba dufite akazi ko gukora mu ijuru. Abantu bariyo bazaba bafite akazi ko gukora. Abantu benshi ntibajya biyumvisha uburyo mu ijuru tuzakora, kuko babonye mu isi baravunitse cyane, kandi abantu koko benshi mu isi bararushye, baravunitse gukora. Umuntu abyuka ajya gukora, uranga gukora urahita wicwa n'inzara, abagukomokaho bahure n'ibizazane, abantu bahure n'imiruho myinshi, abantu bararushye, abantu bararemerewe, abantu baravunika, ibiciro biriyongera ku masoko, kandi umushahara ntuhinduka, ubuzima bwo kubaho buravunitse, buravunanye, amakirima ari guhindagurika, ibiryo biri guhenda kubera intambara n'ibyorezo mu isi. Ariko ibi byose ubyirengagiza, umenye ko no mu ijuru hazaba hari akazi. Rero umuntu iyo umubwiye ngo mu ijuru hazaba hari akazi, yumva umuremereye cyangwa umuvunye, ariko mu ijuru hazaba hari akazi. Ariko kuko mu itangiriro, iyo usomye mu itangiriro 2:15, Imana yabwiye Adamu yuko agomba gukorera Edeni. Bivuze ko umurimo wari uriho mbere ya byose, mbega umurimo niwo watangiye isi. Natwe ubwacu turi umurimo wa Kristo, turi n'umurimo w'Imana, kuko Yesu yaraducunguye, aducunguje imbaraga ze. N'Imana yaraturemye, ituremesha ibiganza byayo kugira ngo umuntu abeho. Ni Imana ibigena. Ushatse kumenya ko umuntu abeshwaho n'Imana cyangwa se umuntu abaho kubera Imana, wabaza abageni cyangwa se abantu bubaka ingo, iyo kugira ngo bazabone umwana bahita babona ko ari imbaraga z'Imana. Utinze kubyara niwe bakubwira ngo Imana niyo itanga umwana, nta murozi, nta mupfumu, nta kindi kintu cyabikora uretse Imana yonyine itanga urubyaro. N'amasengesho hari igihe ubona yuko adakenewe, ahubwo Imana ari ikeneye kuzavuga ngo this is my time. Nk'uko Imana yayimeye ko habaho kubyara bitinze kwa ba Sara n'abandi, Imana niyo itanga urubyaro, kandi biravuga ngo urubyaro ngo ni umwana uturuka ku Uwiteka Imana. Niba urubyaro ari umwandu cyangwa se ari ishyanga rituruka ku Uwiteka Imana, bisobanuye ko duturuka mu migambi y'Imana. Yeremiya yaravuze ngo nakumenye ntarakurema, nkweza utaravuka, ngo ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Bisobanuye ko nubwo twibwira ko tubyara, Imana iba yamenye umuntu mbere y'uko imurema. Imana iba yamenye umuntu mu bitekerezo mbere. Mbega hari ahantu duturuka mu cyanya runaka abantu baremewemo, bakaza kumanuka nyuma tukababyara, ariko Imana ibararemye umuntu kera mu bitekerezo, ariho kuva kera. Rero no mu ijuru tuzakora, kandi umurimo umwe mbere tuzakora ni ukuramya Imana, ni uguhimbaza Imana, ndetse tukajya tuvuga ibyiza by'Imana. Indi mirimo yose iri mu ijuru ntabwo twayimenya. Sinakubwira ngo mu ijuru hazaba ngo tuzakora amasuku, ko mu ijuru harasa neza cyane, kandi nta mwanda ubayo, nta kavuyo, kuko umwanda hari aho uhuriye na Satani, ariko umwanda mubi wa mbere ni ibyaha. Imana iduha imbaraga zo guhinduka no kubana n'Imana kugira ngo tuzakore akazi keza mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Ikindi kintu cya gatanu, ubundi buzima bwa gatanu tuzabaho mu ijuru. Mu ijuru hazaba hari amarangamutima n'amahitamo. Abantu benshi bazi ko mu ijuru tuzaba tumeze nk'amarobo, ufite amahitamo yo kuramya Imana gusa no gusenga Imana gusa, nta yandi mahitamo ufite. Ariko ndagira mubwire ko mu ijuru tuzabana n'Imana dufite amarangamutima. Imana ntiyaranywa n'ibiremwa bimeze nk'amarobo. Ni nayo mpamvu Lucifer yagomeye Imana. Ni nayo mpamvu Lucifer yari afite amahitamo, afite n'umutima wo gutekereza ngo iki ni cyo nzakora. Kuko Lucifer mu ijuru bisobanura ngo marayika urabagirana, yari afite imbaraga zo kuramya Imana mu biganza bye byose. Niwe wari uyoboye amakorari n'abahimbaza Imana n'abaha icyubahiro Imana. Buri munsi, buri saa, buri segonda yakurikiranaga izo operasiyo zo kuramya Imana. Ngo yari afite amajwi menshi yo guhimbaza, ngo yicaraga ku musozi urabagirana. Bivuze ngo yari afite amahitamo menshi. Kuki rero Imana itemera ko iramywa n'abantu bameze nk'amarobo bahora bayiramya nta mahitamo basigaranye? No kubera ko Imana ikunda ibintu biturutse muri twebwe indani, biturutse mu mahitamo yacu. Kandi burya ikintu cyose umuntu yatekereje cyangwa se ikindi kiremwa cyatekereje kikagikora cyakitekerereje, kiba ari cyiza imbere yawe
n'imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Rero Imana yikunda ko ibintu dukora ari ibintu bituvuyemo, biturimo, biturutse mu mutima wacu. Dusomye Luka 6:21 haranditse ngo hahirwa mwebwe mushonje ubu kuko muzahazwa, hahirwa mwebwe murira ubu kuko muzaseka. Ibyahishuye 21:4 haranditse ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Luka 6:21 handitse ngo kuko ngo hahirwa mwebwe mushonje ubu kuko muzahazwa, hahirwa mwebwe murira ubu kuko muzahazwa cyangwa se muzaseka. Ibyahishuye 21:4 haranditse ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntikuzabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Umuririmbyi yaravuze ngo ntabwo haba bombe atomike, ngo nta no kuhafatanira mu ijosi kuhaba. Mu ijuru nta ntambara, nta ngumi, nta matiku, nta nduru, nta gusebanya, nta kuvugana nabi, nta ntambara ziriyo. Mbega mu ijuru nta bombe atomike zihaba, nta misile balistike, nta cyorezo, nta bintu by'intambara bihari, nta mvururu, nta na bombe nucleaire zihaba. Mu ijuru hazaba hameze neza, hatuje, kandi hazaba hariyo abantu bafite amahitamo yabo. Mu ijuru ntago tuzigera turira amarira y'imibabaro, tuzarira amarira y'ibyishimo. Amarira turira muri ino si ntago azigera abayo, kuko mu isi turira amarira y'ibyaha, mbega turira amarira y'imiruho n'urupfu. Icyo gihe rero nta cyaha, nta rupfu, nta muruho, nta na kuzimu bizagera mu ijuru. Nitubona Kristo tuzishima, tuzanyurwa. Noneho ibaze nawe umunsi wageze mu ijuru ko bizagenda. Rero uko twita guseka, ayo twita amarira, ibyo bintu byose bizaba mu ijuru byo kurira amarira y'ibyishimo, guseka no guhozwa no guhimbaza Imana, byose ni emotionnel, ibintu bituruka mu mitima yacu tukabibona. Bisobanuye ko mu ijuru hazaba hari amarangamutima, abantu bazaba bafite amarangamutima, banarire bishima ko bavuye mu isi y'imiruho, bavuye mu isi y'ibibazo. Abantu benshi bajya bazi ko ngo abakire ngo aribo abantu bishimye cyane, ariko usanga umuntu ari umukire ariko yarabuze amahoro, usanga umuntu ari umukire yarabuze kwishima. Abo bantu ugasanga nta Yesu bafite. Umuntu afite amagorofa ayarara hanze yayo, umuntu afite amagorofa yakuye ikuzimu, ategetswe kutayararamo, ategetswe kutarya amafaranga aturutse muri bya bintu by'aya magorofa yiwe. Rero abantu benshi mu isi barababaye, bararushye. Niyo wamukize gute ufite akabazo, ugasanga umuntu ni umukire ariko afite divorce n'umugore, ugasanga umuntu ni umukire ntabana n'abana be, ugasanga umuntu ni umukire atandukanye n'abana, afite agahinda, afite intimba, afite umujinya uhoraho, afite ubwoba bwo kubaho, usanga ibyo afite byose ntacyo bimumariye. Rero ugasanga ni ibibazo. Rero ubuzima bwo mu isi butandukanye n'ubundi tuzabamo mu ijuru. Mu ijuru tuzaba dufite amarangamutima, ariko tuzaba tuyashora mu kunyurwa ko guhimbaza Imana no gushimira Imana. Imana ishimwe cyane. Ubundi buzima bwa gatandatu tuzabaho mu ijuru. Mu ijuru ntituzamenya byose. Ni ikindi kintu cya gatandatu kizaba mu ijuru. Mu ijuru nubwo tuzahaba ntabwo tuzaba tuzi byose, ntituzanabimenya. Imana niyo imenya byose yonyine, omniscient. Imana niyo imenya byose yonyine, nta kindi kiremwa gishobora kumenya ibintu byose uretse Imana yonyine. Nk'uko umubumbyi wabumbye inkono, umubumbyi niwe uzi iby'inkono byose, niwe uzi amabanga yose yakoresheje. Inkono ntiwayibaza iby'uko yabumbwe, iby'amabanga yose ahari, aho wakuye ibumba n'uko wabigenje. Iby'inkono ntabyizi, nta byagusobanurira. Natwe turi ibibumbano rero. Nubwo tuzajya mu ijoro tukazagira ibibazo tubaza abamarayika, tubaza Imana ikadusubiza, tubaza Yesu, ariko hari ibintu byinshi tutazamenya, tuzahora dufitiye amatsiko. Gusa mu ijoro tuzamenya byinshi birenze ibyo tuzi ubu, ariko ntituzamenya byose. Petero wa mbere 1:12b, reka tubasome. Petero wa mbere 1:12b haranditse ngo ibyo none mumaze kubibwirwa n'ababwirijwe ubutumwa bwiza, babwirijwe n'umwuka wera woherejwe ava mu ijuru, kandi ibyo abamarayika babigirira amatsiko bashaka kubirunguruka. Abamarayika bahorana amatsiko yo kumenya ibyo twebwe abantu dukora, uburyo twabwirijwemo, uburyo twamenyemo Imana, n'uburyo tuzataha tukajya mu ijuru. Ngo abamarayika bafite amatsiko, barabikumbuye cyane kubibona. Bisobanuye ko nabo ubwabo batabizi, ntibazi muri projet y'Imana. Imana dufiteho zihagije,
gusa baratumwa, hari n'ibyo bahora babaza Imana wenda ikabasubiza na Yesu, ariko ntabwo babizi byose. Kandi no guhera igihe baremewe baracyafite byinshi batazi mu ijuru, kuko na Rusiferi nubwo yavuye mu ijuru hari byinshi atazi mu ijuru, hari byinshi atamenye, hari byinshi ataramenya, hari byinshi adasobanukiwe, atahishuriwe, atamenye. N'ubu nawe yaba ari umuntu umeze gute amenye, akeneye kubihishurirwa no kubisobanukirwa. Mbega tuzaba mu bugingo buhoraho twishimye, tunyuzwe iteka, dushaka kumenya ibindi byinshi tutazi, kuko n'abamarayika baracyafite byinshi bakwiriye kumenya, baracyafite byinshi bakwiriye kwiga, baracyafite byinshi bakwiriye gusobanukirwa, baracyafite amatsiko y'ibintu byinshi babona batazi, bakeneye ko Imana ibasobanurira. Rero mu ijuru ntabwo tuzamenya byose. Ubundi buzima bwa karindwi dukwiye kumenya mu ijuru, cyangwa se fagite yo mu ijuru. Mu ijuru tuzamenyana. Mbega hari abantu tuzasangayo mu ijuru. Mbega mu ijuru tuzamenyana, uhure nanjye uvuga ati this is Mr. Va, uvuge ngo uyu nguyu n'uyu, uyu ni Bizimana, uyu nguyu ni Rutayisire, uyu ni Paul Gitwaza, uyu n'uyu. Mbega nitugera mu ijuru tuzamenyana. Abatesalonike ba mbere 4:17 banditse ngo maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyane nabo, tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Iri jambo ryumvise mu Batesalonike ba mbere 4:17 uba wumva neza ari nka Pawulo ari gukumbuza abantu, ababwira ko ngo maze natwe tuzazamurwa. Bisobanuye ngo abantu bazamutse baraziranye, bari kumwe, nibagera no mu ijuru bazaba baziranye. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Haramutse hatariho kumenyana, ntitwazanamenya ibyo twanyuzemo n'aho twavuye n'agaciro k'aho turi. Kuko urumva uramutse ugeze mu ijuru ugasanga uri wenyine, abandi bantu ni nk'aho utabazi, bameze nk'abakoreye brain washing. Nta emotion, nta n'ikintu waba uri kumenya, nta n'ikintu waba uzi na kimwe. Bivuze ngo no mu ijuru nitugerayo tuzasanga y'abacu. Hari muri yigeze kuri baravuga ngo tuzabona abatubanjirije, tuzabona tuzabona abatubanjirije, tuzabona abacu batubanjirije. Gusa icyo nzi ni uko nta kibi tuzibuka mu ijuru, nta guhora, nta rari, nta bugome, nta kwihana, nta kugambanirana, nta bugegera n'ibindi byinshi. Tuzaba turi abera bari mu ijuru, baturutse imihanda yose muri nation zitandukanye, kubera ko birigaragaza ko Aburahamu yaheshejwe gukiranuka no kwizera. Bisobanuye ko natwe twaheshejwe gukiranuka no kwizera. Niba Abisirayeli ari ubwoko bw'Imana, it means ko nawe waba uri umwisirayeli nk'ubwoko bw'Imana, kuko icyo bita agakiza Aburahamu yari afite no kwizera yari afite kwinshi, nibyo byamugize umwana w'Imana. Natwe rero twakiriye kuba abana b'Imana kubera kwizera kwa Aburahamu, kwizera dufite uno munsi bituma turi abana b'Imana. Ibyo rero byatumye tuzajya mu ijuru tukabona abo batubanjije abo Aburahamu. Bibiri tubwira ngo bari barenze ni bande, duhure nabo tutere story, twabwire tutari ku bundi biriya bintu bya Goliyati Dawidi, biriya bintu buriya wumvaga umeze ute wataka uramugabo. Ubwira Aburahamu atari kiriya myaka wamaze 90 utegereje urubyaro, biriya bintu wumvaga bimeze gute, how it is. Uganirize Yosuwa ujya kwataka hariya hantu Yeriko, bundi buriya wumvaga kiriya gitero kiri bushoboke, wakigabye n'ingabo zingana iki, byari bimeze gute. Ubwire Gideyoni ati ni gute wagiye gutera hariya hantu mwitwaje ibindi ni muri mukirukana Abamidiyani, buriya mwumvaga mukoranye n'Imana gute, mwari muri kuri concentration y'umwuka ungana ute mutera hariya hantu mwitwaje ibindi ni muri. Nibyo biganiro bizaba biriyo na story nyinshi, tubaze Yesu ukuntu yaducunguyemo, tumubwira ati rero Yesu urakomeye, tumuhimbaze, Imana ishimwe. Rero ikindi kintu cya munani, ubuzima bwa munani tuzabaho mu ijuru n'ubu ngubu. Mu ijuru nta kurambirwa kuzabaho cyangwa se boring, ngabano ya bored. Impamvu turambirwa ni uko umwanzi ahoza byinshi mu mitwe yacu byo gukora kandi bihabanye n'iby'Imana ishaka. Mu ijuru tuzahora tubona udushya ko kubona Imana n'umunezero uhoraho duhimbaza Imana. Ese
iyo wagize ikirori mbega mu rugo cyangwa se wagize birthday, wagize wenda ibirori wabatirishije cyangwa se wabatije abantu mwinshi mwasangiye, wasuye abantu, murishima, murabyina, muranyurwa, murarya, murishima, murahaga, muranywa, ujya wifuza ko icyo kirori gihagarara? Ikirori wifuza ko gihagarara ni ikirori kirimo abantu udakunda cyangwa se kirifite budget ntoya, budget iri kukurangirana. Ariko ikirori gifite budget, kirimo abantu ukunda, kirimo uwagucunguye, kirimo Imana rurema, kirimo umwami w'ibihe byose, iki kirori ntabwo kizigera kirangira. Uzahora wumva wishimye, unezerewe, unyuzwe, aho uzaba warasize imiruho yose n'imibabaro n'ibibazo byo mu isi byose warabisize. Uko udahagarara iki kirori niko natwe tutazarambirwa mu ijuru. Zaburi 16:11 haranditse ngo uzamenyesha inzira y'ubugingo, uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Mu ijuru nuko hazaba hameze, hazaba hari ibinezeza iteka ryose, bitarangira, bidashira, bitarambirana, bihoraho, umunezero uhoraho iteka ryose. Ikindi kintu cya 9, ubuzima bwa kina butazabaho mu ijuru, tuzabaho mu ijuru. Mu ijuru ntituzababazwa n'abacu barimbukiye kuzimu. Mu ijuru tuzahobera ubwere, umunezero n'ubutabera bw'Imana. Icyo gihe tuzazirikana, tunemere mu mitima yacu yuko abo twakundaga tukiri mu isi bihitiyemo inzira yabo, bumva bashatse, bumva ibanyuze. Matayo 7:13 tujye kuri imirongo itwereka ko abantu benshi bahitamo amahitamo yabo ariko bazi ukuri. Bibiliya iravuga mu Baroma ngo nta muntu uzigera avuga ko atazi Imana, ko atazi Yesu, atazi Imana, kuko ngo n'ibyaremwe byose ubwabyo n'abantu bose byonyine bagaragaza Imana. Ibyaremwe birahagije ngo bigukonvenke, bikumvishe ko Imana ibaho, kandi iyo Mana iriho ari imbaraga, ari omnipotent, ifite n'imbaraga nyinshi. Bivuze ngo iyo Mana ukeneye kuyisenga, iri very powerful, tupuisa. Imana ifite imbaraga nyinshi. Rero kuba yararemye imisozi, ikarema ibibaya, ikarema inyanja, ikarema abantu, ikarema ibyaremwe, ikarema ibiriho byose, igatanga ubwenge bw'abantu bavumbura amatekinoloji no kwiga n'ububasha buhambaye, ubuvugabutumwa, kubwiriza n'ibindi bintu bikomeye, abantu bagakora ibintu bidasanzwe, abagore bakabyara abana bakavuka, bakabaho, bagakura. Izo mbaraga zirahari ngo zigukomveke, wumve ko hariho Imana. Dusomye Matayo 7:15 handitse ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Mu bintu Satani yakoze bya mbere ni ugufata irembo rijyana kurimbuka akaryagura, ku buryo kurijyamo rwose wumva ariyo bintu bya mbere bisesuye. Kujya gusambana, kwibuka arya ibintu bitakuvunnye, kuko urumva mu busambanyi harimo irari, gusinda, ukanywa inzoga, ukumva nyine birahuraganiriye, n'ibindi byinshi, kwambara amasitire wibye n'ibindi. Ibyo bintu byose by'amaraha biroroshye ariko birajyana kurimbuka. Yohana 1:2 naho haranditse ngo uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo ni iby'abari mu isi bose. Abantu benshi bakwiye kumenya ko Yesu yapfiriye abantu bose, ahubwo amahitamo yo kumukurikirana ayawe, n'utayahitamo n'ikazi kawe. Umunsi warimbutse abantu bazajya mu ijuru ngo ntago bazigera bagira ikibazo n'amarira n'agahinda k'abarimbutse bakiri mu isi, kubera ko bahisemo amahitamo yabo mabi, kandi babibona, babizi, babikorera ubushake. Abantu benshi bagaragaza ko muri komantari ngo nitugera mu ijuru nta nduru zizabaho ku munsi w'urubanza, nta kurekarama, nta kavuyo, nta gutesha induru, nta nini. Buri muntu wese azahitamo aho agomba kujya bitewe n'ibyo akoze, n'ibyo bamweretse, n'umutimanama uzamubwira ngo caha, nyura aha niho hawe. Buri wese azahajya ubwe ku giti cye yumva anyuzwe. Niba ari umuriro urimbuka, umuriro utazima uzawujyamo, niba ari ukurimbuka uzabijyamo, niba ari n'ijoro ryiza uzarijyamo. Wowe icyo uzahitamo nicyo uzabamo. Mbega umutimanama uzakuyobora ahantu ugomba kujya, aho uherereye, karitsiye yawe n'aho ugomba gutura. Yohana 3:19 handitse ngo uko gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Abantu benshi bo mu isi bihitiyemo umwijima, banga umucyo. Icyo nicyo tuzazira mu isi. Imana yatwohereje Yesu kugira ngo tumukurikira, duhindura, duhe ubuzima bwiza. Turangije turabyanga, twihitiramo uburimbuke, twihitiramo ibyirushya bya Satani, twihitiramo gukurikira isi, twanga Yesu, twanga umukiza, twanga umucyo, turanamwica, turamuhemura, turamureka, turavuga ngo nabambwe napfe.
ariko Yesu yarapfuye, mu rupfu rwe twungukiyemo. Yesu niwe wenyine wapfuye abantu bakarekereza kugira ngo barye banywe amaraso ya Yesu babeho. Yesu niwe wenyine ufite urupfu rwasobanuye icyo ruvuze ku isi yacu. Hashize imyaka 2024 Yesu apfuye anazutse agiye mu ijuru, aducunguye atubohoye, ariko na n'ubu imbaraga ziwe ziracyakora mu isi. Ariko abantu benshi banze kwakira izo imbaraga zibohora, imbaraga zizura, imbaraga zitanga ubuzima, imbaraga zikiza, imbaraga zibohora. Abantu barazanze bikurikira umwijima. Ariko Bibiliya yavuze ngo Yohana 3:19 uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Abantu banze kuva mu bibi byabo bakurikira umwijima, banga gukurikira umucyo, kubera ko babonye ko nta kundi guhindukira bafite. Ibyo bagezemo ari byo byiza kurushaho, kubera ko irari ry'ino si riraryoshye. Rero Imana ibaha ko mwabanye nanjye. Reka dusubiremo ibintu icyenda mbega mu ijuru tuzabaho, abantu bazajya mu ijuru. Ibintu 9 tuzasanga mu ijuru biriyo, tuzabayo, tuzasangayo mu ijuru. Ikintu cya mbere, ntituzakumbura ubuzima bwacu bwa kera. Icya kabiri, ntituzaba abamarayika mu ijuru. Icya gatatu, ntituzakora ibyaha mu ijuru. Icya kane, tuzaba dufite akazi ko gukora. Icya gatanu, mu ijuru hazaba hari amarangamutima n'amahitamo. Icya gatandatu, mu ijuru ntituzamenya byose. Icya karindwi, mu ijuru tuzamenyana. Icya munani, mu ijuru nta kurambirwa kuzabayo cyangwa se boring time. Icya cyenda, mu ijuru ntituzabazwa n'abacu barimbukiye kuzimu. Rero ibyo ngibyo nibyo nababwira. Niba ubabazwa n'umuntu ubona uri mu byaha, musengera ubu ngubu, nimugera mu ijuru ntabwo uzabona umwanya wo kumusengera no kumwigisha. Imana ibahe umugisha ko mwabanye nanjye. Iyi bayita Healing Word Official, ikusanyirizo ry'ubutumwa bwiza. Ntugende udakoze subscribe, share, like na comment. Wandike muri comment uti tuzataha. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha, Imana ibasendereze byose mukennye, ibahe amafaranga, ibahe ubugingo buhoraho, ibahe amahoro, ibahe n'umunezero, kandi Imana ibarindisha ubuntu bwayo. Mwabanye natwe kandi mwihanganiye gumana natwe. Sharinga buno butumwa bugere kuri benshi. Ni ubutumwa bwiza kandi Imana irabahera umugisha ko mwabikoze kandi mwabyitayeho. God bless you so much. We love you so much. This is Healing Word Official. God bless you so much.